reka nizere ko mumeze neza cyane. Niba iki biri kuri iyi mihanda uyu munsi wabashije kwihumuzara? Imvura yiriwe yakamejeje. Abatuye mu karere ka Gatsibo bahana imbibi n'akarere ka Rubavu bibagendekera uko. Amanda wacu rwose abanyarutse no kwigumirira. Ubu se ko nanjye bitameze neza ubwo biragendekera gutera? Nge ndi kukubwira nti ndahita nkugeraho nakagenzi kasenyise ngiye kugeza mu irango. Cyo ngo ndimo akagenzi kasenyise. Hani soyi. Nibiba biri kuri iyi mihanda mu gihe mushiki w'abashu ari mu byishimo bikomeye aho yanditse agira ati abashu b'iwacu muraho mbashimiye byimazeyo ubutumwa bwiza mwakomeje kungezaho maze gutorerwa kongera kuyobora francophonie, maze bamwe bakagira bati komeza utsinde nshuti komeza utsinde. Reka twerekeze i Qatar. Uyu mugabo wamaze gutandukana n'ikipe ya Manchester United nkuko bimaze gutangazwa mu kanya mugenzi we Abarabu bagize gurya bamukubita icya kabiri. Akibibona ati ibiri kubera mu gikombe cy'isi byo nagahomamuno. Mu rugo iwawe ho bimeze bite? Edmund Kagire we ibyamubayeho ni ibindi ngo yabyutse ngo ajya kureba highlight z'imikino yarayibaye amasaha baramufashe yo kujya mu kazi no kujyana abana ku ishuri. Ngo ubwo yakoraga mu mufuka ngo yasanze yagendanye telecommande. Ubuzirimo buzatugeze. Eregani no hagataho hano muri iki gihugu cyacu nahandi nasanze serivisi nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho yaba mu gufata amafoto, amashusho, graphic design ndetse n'abakoresha drone usibye muri Innosta Studio. Abifuza kuryoshya ibirori byabo mu mashusho meza y'agatangaza haba ku butaka no mu kirere igisubizo cyabonetse. Abashaka gukoresha drone tugufitiye aerial photography, aerial videography, graphic flyers, real estate advertising, sport events, search and rescue ndetse n'izindi zitandukanye. Ku bakunzi b'amashusho tugukorera ubukwe bwawe bwose uko bwakabaye, tugukorera highlight z'ubukwe bwose uko bwagenze, tugukora documentary nziza y'ubukwe bwawe yaba izakoreshwa mu bukwe ndetse n'iy'ubukwe nyirizina. Tugukorera highlight z'ibirori, dufata amashusho y'indirimbo z'abahanzi, amashusho y'amakorali ndetse tukanagukorera video zamamaza ibikorwa byawe. Tubarora iby'isabukuru y'amavuko, amafoto meza y'abana banyu, tutibagiwe abatembera igihugu bakifuza gusigarana urwibutso, namwe tugendana namwe mu mafoto meza aryoheye ijisho. Abakeneye kwandikisha ku myenda, ku bikombe, ku makaro ndetse n'ahandi hatandukanye ntago twabibagiwe. Sibyo gusa kandi kuko tubakorera flyers zamamaza, menu z'ibiciro, banners, business card, logo z'ibigo bitandukanye ndetse n'ama invitation atumira. Mugi uyu mukobwa yifuza uyu mugabo. Mana ndashaka umugabo ukora muri airport, nshaka umugabo w'umukire mana, umugabo utwara Range Rover, Mama kenama, umugabo utwara mana barabasi gahanguka umutima. nirukanye twatugabo mana tw'utumatari. Umukobwa wiri gutendeka abasore bakura ibyinyo iwarigise dogiteri ubonye telefone we baba we amafaranga pa
uyu we yarakamejeje kuri iyi mihanda yacu muramuzi azwi muri sinema y'u Rwanda hagati aho rero wowe shaho wamwifunze uzatinye umusore ukubwira ngo nkunda agatare kawe maneke kandi kuri social media yirirwa likinga abakobwa bafite amabuno manini ubu saba bombi niye nama wabagira yewe nta nama nabagira uretse kujya mu burayi gahanguka umutima ntaribagirwa mu gihe ifoto y'uyu musore yakamejeje abenshi bakayigarukaho niko setewe ibi ni ibiki ese mberuka kunywa ariko ubwo uno munsi nshaka guturika wenda nsaduke ntiwavuze se ngo ntabwo ukinywa inzoga imana yaravuze ngo kubw'inda yananiye njye ndanywa gakeya singiye kuzavamo umwuka mana ase koko ibi bintu nibyo umuntu wamfoto yaza akaguca n'umutwe none se tewo uriya muntu wamfoto yagusiga n'umurozi ku munwa usinziriye uri wenyine twugamye turi benshi imvura ihise abantu barigendera none se bose baragenda wenda bafite n'ibindi banagukuramo imyenda ariko uzi ko umuntu ananirwa uzi ko njye gitarane nari mvuyemo naririmbye indirimbo zirenga 20 abantu bankomera bamvugiriza induru ngo kubitutababarira ngo mukongera bugacya ariko ngiye ngenda ngenye ikindi kintu cyanteye umutima navuga ngo ni umutima mubi nibajije ubundi kuki ntagira imodoka imvura yigwa ndi mu modoka nari kuguma mu modoka yanjye yo nta nubwo nakuryarya uyu mwaka urangiye mbabaye uyu mwaka urangiye bizagera no mu kwa mbere nzatangira n'undi oya nibyiriwe kuri iyi mihanda kuri uyu munsi uwo kuwa kabiri eregani muribuka se ko tuba twamanukanye na Inostar Studio. Ku bindi bisobanuro hamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0790 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo wa3.inostarstudio.com. amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Reka dukomeze twagura umuryango dukora subscribe aho munsi, like, share na comment naho ku munsi w'ejo.